ntabwo nzi ngo bigeze ahangaha. Ayo mashi nandika speech yo kugenda n'ababwira ariko ngo amagambo yagize n'ibyo kuvuga nabizi. Kandi simabesha ndinare bireba nandika mwakoze cyane muzina y'umuryango wanjye bose mwabonye turamwe mwakoze kutwakira ngira ngo ubwo ngiye muri tabiri uzashakira akazi ntagiye kwigisha. Ubwo kurufite amagambo menshi ntabwo yakungura ikanisa n'ikiliziya. Ndetse ahubwo natangiye no gusoma hari inshuti yanjye y'umusilamu yaje kundeba kubera kunkunda ansigira Korani. Ubu ntagiye gusoma Korani kandi harimo byinshi mu Korani bifatanye n'ikiliziya n'ikanisa. Hariho sura ya Mariyamu shekari sura ya Mariyamu nabeshya yavuye kure kandi Pope Francis nashima president byinshi mushimira ariko nashima president kuko umunsi Pope Francis yaje icyo gihe nari IGP n'icyagiye sekizo nongorera president sinabona Bishop Pope nabagiye sinagira ncya ishapure yanjye akayumugisha atigerwa atubatimwe ngira ncya tumurayi ajya mu ndege Pope Francis ahereza umugisha kandi nawe arabizi kandi nanjye baranzi muri Vatican utangirije utangiriraho. Abakiriraho ntabwo bazi ngo ni umwana w'Imana. Za speech zabaye nyinshi so ndibugerageze nubwo nanditse byinshi kandi kuko nababwira ubu mu giswahili bavuga ngo kucyanganikiwa. I'm now confused, I don't even know what to say, but nabyo kandi wa speech nabyo ntacyo so ndibugerageze kuvuga bike kuko n'ibindi nakavuze benshi babivuze kuko uyu munsi ni umunsi wo gushima. Thanksgiving. In English, Thanksgiving, murimi rwachu ni ugushima. I want to apologize to our guests, a lot of my friends who are here, who don't understand our language, Urufumira. I don't know, and I really wouldn't want to have a translator. So I hope you are here. Somebody who knows this language and can tell you what I'm saying, because it will take a long time. In any case, really today is Thanksgiving. Son, nugushima tunezerewe cyamana ibyo gutongana tubivuga waratonganya tubivuga ko twishime tunezerewe. Uyu munsi ni umunsi wo gushima tunezerewe kandi nyine twishime. Ndashimira abatunganyije uyu mukoro mbere sinzire ko icyo mwabikoze kureba abantu mu bwinshi baje nuko mwatunganyije ikimedical service mugahuza amadini yose akabara so kureba ngo bitari byo impuha nangwa ibinyoma
arakumviriza yihorere. Icyo mwabonye benshi bavuga ariko kuki utavuga nk'abandi nawe ukirwana. Icyatumaga nabikora ni uko nari mfite icyizere ngo President azamenya ukuri. Yajyanye igihe kandi iyo nkoreye n'aba bagenzi banjye baranga bababwira. The President does not listen to rumors, that does not act on rumors or lies. He investigates. It takes his time. Yes, of course, you have to overhear. Ariko generate mfite icyizere ngo azamenye ukuri, kandi aho byagiye kurangirira yari yamenye ukuri, hanyuma basanga nta rubanza ufite. Nacyo ashaka kujya mu ibane yo kuko abantu baravuga ntabwo ari pado, nta rubanza nabifite. So nuko byajyanye igihe kugira ngo kuko byari byinshi byavugaga byari byinshi, sinshaka kugira ngo tubisubiremo, kandi ntabwo ari byo byatuzanye aha ngaha. Twaje kunezerwa no gusingiza Imana n'inshuti n'abavandimwe n'inshuti abadufashije muri icyo gihe. Ariko icyo nshaka gushimira President ni uko atarenganya, ntabwo arenganya. Icyo yaba ngende yihoreye nzi kuko nari nzi ngo ntabwo azandenganya, nari nzi ngo azamenya ukuri. Iyo twiga kurwana barakubwira ngo kurwana kwiza ni ukurwanisha urukundo. Aho President wacu atandukanye n'abariho ni uko ibyo yakora byose no mu ishyamba, turi mu ishyamba, his most powerful weapon ni urukundo. Washyiraga amaboko ye hejuru ku rugamba, yajya kumureka muzanye. UPDF y'umureba yubatswe benshi nabo twarwanaga nabo, kuko weapon, the biggest weapon, I already said this in English, the biggest weapon of NRA UPDF. Yonchi nuko umuri active service ariko ndacyari muri zabo icyo bare ndacyari muri zabo kandi kaita kabavuga ngo iziritaye kandi ariko bikamana wa reserve. Ariko sira kandi kaita your job is in danger because the general has come. Now I am a veteran. I am a reservist. Now we are opposing to you now. I want to command you now. Anyway, that is our business. Don't have I know you can problem. I'm very proud. Ceremony kuvugira abagenzi banjye and mu speech y'ibyo kandi nakivuze kiva ku mutima. I'm a proud officer of NRA UPDF. Yezafira kandi turi hamwe bishop, turi hamwe duzaba bishop kugeza zafira batakongera kuregeza urugero. Mwakoze cyane. Dushimira Imana, nibyo tugomba gushyira imbere kuko niyo itumye ukuboko kwe niko kutugejeje aha ngaha, niyo itumye tugira umunezero uyu munsi, kandi dukomeze tuyisabe Imana ishimwe. Kamashime mvugira umuryango
wanjye ndibuze kubanzura mwatubereye imfura mutubereye intwari muturwanaho nari makiriye igihe chairman n'abavandimwe n'inshuti bagiye murago ni Catholic Church hanyuma nari mfite ka television gato ndeba chairman ashyize amaboko waruvuye mu gusenga misari ndangi hanyuma kamera imufata ashyira amaboko hejuru areba hejuru arapfukama ati mana ariko avuze muki barabisubira kabisa icyo gishari ntabwo ntakibanye nubwo harimo gutinda hari ubuntu buke bwajemo ariko nabwo bugiye kuzavaho ndetse Museveni dukwiye kumushima kandi bahamiza ngo ijambo avuze rirashyikirizwaga ubundi ababa bagira bati ntabwo bizaba iryo shuri ntabwo rizaboneka ariko bahamiza ko rizaboneka ibyo tubivuzeho kenshi nyakubahwa President Museveni bizandiko yagiye yandika turazifite rero Kayihura ndaza kubaho zimwe n'utazifite nawe urebe ibyo yashaka kubwira umuryango w'abayisilamu wantumye ngo ubwire yuko bari gushimira Imana kubera impano y'ubuzima yaguhaye kuva aho wagereye muri iyi si kugeza aya magingo. Ibyo wanyuzemo ni byinshi ariko bashimira Nyagasani bakavuga bati yakoze kongera kukugarura tukakurebaho. Icya kabiri bashimira umurimo wakoreye igihugu mukakibohoza mugikura mu menyo ya rubamba bikaba aribyo byabaye intandaro yo kugira ngo tugire